Kamere Jean Pierre akaba mwene Ndahimana uvukana na Ndikumana Frodowari ari nawe wareraga uyu Kamere Jean Pierre. Kumana Frodowari waje gupfa biba ngombwa ko umugabane w'izungura uhabwa Kamere Jean Pierre yareraga kuko abamukomokaho bose bari barapfuye muri jenoside. Nyuma yaho Kamere Jean Pierre yaje kugurisha ubutaka nomero 1737 abugurishije Tumusange John na Mushimiyimana Claudine ari nawe bwanditseho nk'umugore w'isezerano wa Tumusange John. Mu kurangiza urubanza Mushimiyimana Claudine na Tumusange John bari bararezwemo na Nduwamariya Immaculée tariki 2 Nzeri 2014. Umuhesha w'inkiko w'umwuga yahesheje Mushimiyimana Claudine na Tumusange John ikibanza nomero 1737 giherereye mu kagari ka Ramiro umurenge wa Gashora akarere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko ngo Mushimiyimana Claudine na Tumusange John batangajwe no kubona ikigo cy'igihugu cy'ubutaka cyatanze ubutaka bwabo bakaba Nduwamariya Immaculée batsinze mu rubanza batabanje no kubamenyesha ibintu bafata nk'akarengane, bityo bakaba basaba ubutabera ko barenganura kuko ngo ikigo cy'ubutaka ari nacyo cyakabarenganuye cyabasabye ko bayoboka inzira y'inkiko. Tubugura mu buryo bukurikije amategeko n'icyangombwa cy'ubutaka gihe kibarura kigeze twarababaruje kuko bari babizi ko ari ubwacu. Icyangombwa cyasohotse kiri mu mazina yacu nacyo turagifite. Kiriya cya Nduwamariya Immaculée cyasohotse ejo bundi 2019 aribwo tutazi uburyo cyabonetse. Inzego naje kwandikira randitse ikigo cy'ubutaka mu rwego rw'igihugu, nabo banshubije ko bifitemo inyungu yagana inzego z'amategeko. Ubwo nuko banshubije, ariko ubwo ngiye nareze ikigo cy'ubutaka cyantangiye iki umutungo ndega n'uwo bagihaye Nduwamariya Immaculée. Batanga ubu butaka ntibigeze bamenyesha. Natunguwe no kubona Nduwamariya Immaculée bohereje icyangombwa cy'ubutaka kandi yarapfuye. Ubwo rero Land Center ntiyigeze imenyesha cyangwa ngo imbwire na ya minsi 90 bamenyesha umuntu kugira ngo asubize iby'abandi, nimba ari iby'abandi ntabyo bigeze batumenyesha. Nkuko nabandikiraga aya makopi mbabaza impamvu ibyo bashingiyeho batanga iki cyangombwa, ntibigeze bo baramumenyeshaga, ariko nge mu gutanga ibyangombwa byacu by'ubutaka ntibigeze batumenyesha. Ko bavuga ko ubutaka bw'umuntu umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, ubwo bo ntibawuvogereye nkana. Ibyo rero nibyo bitubera ikirujije, tukagoma gusaba ubutabera ngo bugire ute buturenganure. Nta rwego tutatakambiye na rumwe. Kamere Jean Pierre ari nawe wagurishije ubwo butaka avuga ko mbere yo kubugurisha kugira ngo yishyure imitungo yangijwe na Ndikumana Frodowari muri jenoside yakorewe abatutsi, yari yaratsinze mu rubanza Nduwamariya Immaculée kuko ngo yari yaravuye mu muryango ajya gushaka mu wundi muryango. Ibintu ni umuntu witwa Nduwamariya Immaculée. Ubwo ngubwo yari umugore wabo w'uwo musaza, asezerana ahandi ava mu muryango. Ubwo ngubwo ariko mbere yaho nari nabanje kuburana n'umuhungu we witwa nde? Yitwa Rwakazoyire Dominique Savio. Noneho umukecuru Rwakazoyire Dominique Savio ndamutsinda, igihe nerekana impapuro z'uko narishyeye imitungo yangijwe muri jenoside. Ubwo ngubwo bavuga yuko ibibanza bibiri ari ibya Tumusange John abunzi, ariko tugabana aho hantu hagurishijwe nari naragurishije hatarimo. Aho hantu ntabwo harimo, twagabanya ubutaka bwari busigaye hegitari 3, ariko ibyo bibanza bibiri bitarimo. Umwunganizi mu by'amategeko Munyankindi Jean Pierre akaba n'umuhungu wa Nduwamariya Immaculée ndetse akaba ari nawe ukurikirana urubanza nyuma yaho nyine umubyara apfuye. Ku murongo wa telefoni tuganira nawe yadusubije muri aya magambo kubijyanye n'uru rubanza. Ubundi iyo waguze n'umuntu ubutaka ukabona hari umuntu uje kubuza, muhamagara wa muntu wabukugurishije ukamuzana ndetse ukamuregana n'uwo nguwo. Kuki wangurishije ubutaka butari ubwawe cyangwa se bimeze gute? Ibyo ngibyo ntabyo yakoze. Nge rero ku bwanjye nkumva imanza zaraciwe,
ubwo ngubwo rero ahasigaye niwe uzi ikigomba gukorwa. Umuyobozi mu kigo cy'ubutaka ushinzwe intara y'Iburasirazuba avuga ko icyo kibazo cy'ibyangombwa bibiri byasohotse batakizi, ariko bibaye ariko byasohotse byaba ari amakosa yagaragayemo bakuriye kugana iki kigo bakabafasha. Naramutse ariko yabonye yaza tukareba impamvu yabiteye. Ibintu by'ikoranabuhanga natwe harimo bimwe na bimwe ikoranabuhanga ubwaryo rihindura rimwe na rimwe ntitunabimenye. Ariko yaje tujya muri backup dusanzwe dufite, twasanga ubutaka bwaragiye ku muntu utari we, icyo gihe tukabikosora. Umuvugishe azazi kundeba kuko njye ntabwo nabonanye nawe. Bamagana maze kwandikira. Bamagana mbandikiye banshubije bambwira ati kubw'imanza twabonye zigenda zinyuranyuranamo ngomba kwitabaza inzego z'amategeko. Ubwo byabaye ngombwa ko nitabaza inzego, naje kwandikira randitse ikigo cy'ubutaka mu rwego rw'igihugu. Nabo banshubije ko bifitemo inyungu yagana inzego z'amategeko. Ukajya kurega? Ukajya ubifitemo inyungu ko yajya kurega, yajya mu nzego z'amategeko. Mu nzego z'amategeko ukaba urimo kuregana? Ubwo nuko banshubije, ariko ubwo ngiye nareze ikigo cy'ubutaka cyantangiye iki umutungo, ndega n'uwo bagihaye Nduwamariya Immaculée. Ubwo byabaye ngombwa rero nitabaza izo nkiko koko. Maze kururega, urukiko rwa mbere rwambwiye ko badafite ububasha bwo kuburana icyo kirego. Njuririra mu rwisumbuye. Urwisumbuye narwo umugabo yagaragaje ko Nduwamariya Immaculée basanze yarapfuye, hagoboka umuhungu we witwa Munyankindi Jean Pierre. Munyankindi Jean Pierre niwe wazanye ibyo byangombwa ko nyina ari we Nduwamariya Immaculée yapfuye. Kandi uwo Munyankindi Jean Pierre yari umwavoka wa Nduwamariya Immaculée akiriho. Niyo mpamvu ibyo byose tutigeze tubimenya, kuko twamenyeshaga umwavoka we. Urukiko n'ubu rwanzuye ko twareze umuntu wapfuye kandi bitemewe. Batubwira ko kandi twongera ngo twareze ikirego mu rwego rutari rwo. Bisaba ko twasubira, badusaba ngo ko twasubira mu rwego rwaciye izi manza. Nkibaza se umuntu yasubira mu rwego rwaciye izi manza yaraburanye na Nduwamariya Immaculée akiriho akamutsinda? Nkongera nkagaruka kuri Land Center, batanga ubu butaka ntibigeze bamenyesha. Natunguwe no kubona Nduwamariya Immaculée bohereje icyangombwa cy'ubutaka kandi yarapfuye. Ibyo nabyo byambereye ikibazo. Hanyuma najya kurega bakambwira ko yapfuye kandi icyangombwa cyarasohotse yarapfuye. Ubwo rero Land Center ntiyigeze imenyesha cyangwa ngo imbwire na ya minsi 90 bamenyesha umuntu kugira ngo asubize iby'abandi, nimba ari iby'abandi ntabyo bigeze batumenyesha. Ikindi nibaza kuri Land Center, nkuko nabandikiraga aya makopi mbabaza impamvu ibyo bashingiyeho batanga iki cyangombwa, ntibigeze bo baramumenyeshaga, ariko nge mu gutanga ibyangombwa byacu by'ubutaka ntibigeze batumenyesha. Ko bavuga ko ubutaka bw'umuntu, umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, ubwo bo ntibawuvogereye nkana. Nkaba rero nasabaga ko ubutabera bwandenganura n'ababifite mu nshingano zabyo bakandenganura. Abazunguru urumva uwo metere we twasanze yisobanuye mu rukiko nk'uko bigaragara ko ari umuhungu we, kandi mbere atarapfa yari umwunganizi we, yari umunyamategeko we. Apfuye rero za aderese nk'uko twamuregaga tutazi ko yapfuye, nibwo yagaragaje ko ari umuhungu we. Rero twe twasabye urukiko ko rwamutuma abazungura,
ariko ibyo bintu urukiko ntabwo byarukurikije. Twebwe rero ntabwo tuba tuzi amategeko, niyo mpamvu bagira ute batuzinzitiranya mu bintu tutazi. Rero nk'inzego zibifite mu nshingano, nibyo nasabaga ubutabera ko bwadukorera ubuvugizi tugasubizwa isambu yacu, ikibanza twaguze mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko impapuro zibigaragaza.